Uwiteka abantu bari bazati mbese bariya basize ntabwo basize ahubwo n'umwuka wuzuye. Bwana sifiwe. Je ndatangira bofu, je ntabwo ndi butange. Je ndatangira bofu kandi nabonye mufite n'ibikorwa byinshi. Iyi ni intangiriro kanisa muzojyagura wenda. Ndatangira bofu 300 z'amarundi. Bisanga biri abana batanze. Imana ndatangira abarumuna banje na $50. Si nuko hama nanje ndagenda nige ku mutima wanje, asigaye tuzareba uko tuzakora. Impamvu mvuze gutyo kubera ko ntari sinabyiteguriye, naje nje gutarama no kuramutsa umuryango, ariko aho ngaho kontakte no ku miliyoni urenga gutya muri aka kunze kumwita nyokuru kubera ko yatureze mu bihe bigoye. Nimba ari abantu bitwaje babaho n'abamama, mu mama ni muzoza mubona muze mwubaha abagore. Umugabo azakomera afite umugore, umugabo azananirwa afite umugore. Igihe cyose umugabo azoshaka nko kwikomeza mu rugo rwiwe, uwo ngo azoba yananiwe. Simba mvugiye, ariko nuko izi akamaro bagira twebwe tutazi. Idari hano umugore ari yaruguru, ide bomusigira umwana ukwezi kose, namwe muzibaze rero. Je turaza kuvugana n'abapasiteri uko turi buvugane, tuzamenya ukuntu tuzabitumuge gusinatanze. Twe turavugana n'abapasiteri rero. Ndashima kuri kuba ndi hano muri Kanani. Tuje kuvuga, twaje kuramutsa umuryango, bagabanya amayeko kuko ndi kumva buri mari nyinshi cyane, niyo mpamvu zabivuga gutya. Rero narivuze ngo ndashima Imana kuba turi hano. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ndashimira pasiteri Revera hariya, baranyiyegereje ngishika gutya, ngishika baraje turatarama. Ndababwira ngo nari mperutse kwiyegerezwa ko kigiye twagiye mu ivugabutumwa muri Michigan, bariyegereje gutya, twari abantu nka 3 baratwiyegereza. Imana itwereka amerekezo ukuntu sinzi ko byagenze nyine, batwiyegereza gusa atari sinima kirimo kwa kundi mwagize gusa. Rero ndabashimiye cyane. Ndashimira Seni Bishop, ndamushimiye cyane. Nzamenya amakuru yiwe ndiriya, uzukore uri umuntu w'umugabo cyane kandi w'agaciro muri no torero no ku bwoko bwose. Imana muje guhereza umugisha. Turashimira ubuyobozi bw'itorero Kanani. Niba ari ikintu kiza kigora, jenza nkorana n'abapasiteri iri iwacu kugira ngo uzone umupasiteri aguhereza agatuti kiwe, biragoye cyane, biragoye. Ariko kubona abayobozi mwaratwemereye mukaduhereza kino cyumweru cyose kugira ngo tuze guhagarara imbere y'abantu tuvuge, mu by'ukuri turabishimye cyane. Imana muje guhereza umugisha. Ikindi cyongeyeho, ndashimira mwese. Niba ari ikintu kiza kiranga itorero rikagaragara neza, riza rirangwa n'ibintu bibiri: urukundo n'ubumwe. Nubwo muba bakeya ariko mufite ubumwe n'urukundo. Bibiliya ivuga ngo urukundo ruza ruhishira ibyaha byinshi. Sinzi niba iryo jambo muryumvishije. Urukundo ruza ruhishira ibyaha byinshi. Itorero riza rigereranywa n'umubiri. Iyo urugingo rumwe rurwaye, izindi zose zirababara. Ubundi jewe mwanyishe mukimbwira ngo
nzagirize hejuru y'umwuka, nzashaka mbwiriza iby'umwuka yambwira jewe. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira bofu hariya, Imana yonije umuhereze umugisha. Ubu nyine ntabwo umuntu yaba agifite, kandi nta kintu kiza kinshimisha nko kubona umuntu ukorera Imana mu busore bwiwe, kuko mu busore Satani aza yifuza gukoresha umusore, isi ikifuza umusore, igihugu kikifuza umusore, Imana nayo ikifuza umusore. Igihe cyose muzobona Imana kiragutsa abantu basaza bari hano, ni ukubera ko izo yavuze ijwi ry'umusore witanga. Ibyo ndabibabwiye. Igihe cyose muzabona Imana kiragutsa aba bakecuru bari hano, ni ukubera ko azoba habuze umusore w'ijwi ry'Imana. Icyo kirangiriye aho ngaho. Reka dusome ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya. Amasaha bari bambwiye muza murangirizaho yashize, ariko ndavuga umwanya mutoya kubera ko iri jambo twari twagize tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo kuzura umwuka wera. Niba dusomere, ariko reka nsome mu byakozwe n'intumwa 2 no kuri 4. Ibyakozwe n'intumwa Act 2 no kuri 4 haravuga ati bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Turasubiramo munyikirize kugira nihute. Narivuze ngo bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Turasubira dusome Abanyefeso 5 no ku 18. Abanyefeso 5 no ku 18. Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo muzure umwuka wera. Abanyefeso 5 no ku 18 haravuga ati kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi. Ni inzoga irimo vino. Abantu baza banywa amawayini, niba hano hari abantu baza banywa amawayini, ngo bararwo mucecetse. Wayini yayindi muza muvuga ngo ntabwo ibisembuye, ukuntu ziri iwacu ziba zirimo 11% y'ubukubaganyi. Bwana sifiwe. Rero ahubwo mwuzure umwuka wera. Tugiye kuganira umwanya mutoya mu minota atazi, ishobora kuba ari 5, 6 ingahe, ariko n'iryo jambo tugiye kuvugana ngo kuzura umwuka wera. Ubushize wa kabiri twize hejuru y'ijambo rivuga ngo ese umwuka wera ni iki. Twabanjije tuvuga icyo umwuka wera icyo ari cyo, n'igihe umwuka wera yaje. Twavuze ko umwuka wera yaje isi itararemwa, mu kuremwa kw'isi n'ijuru umwuka wera niwe wari gukora ku kazi. Tuvuga ko kandi umwuka wera ari Imana. Abantu baza bakunda kuvuga ngo umwuka wera ni ukuvuga ku ndimi. Umwuka wera ni iki? Umwuka wera ni Imana yuzuye, hatari Imana ata mwuka wera. Mu yandi magambo, kuvuga ku ndimi ni ikimenyetso n'imbaraga Imana iri umuntu wuzuye umwuka wera. Umukristo rero ubayeho nta mwuka wera cyangwa se umwuka w'Imana afite muri we, ashobora kuba azaririmba akabwiriza, ariko adafite umwuka wera, nicyo gihe azakora amakosa mu muhamagaro yawe. Twaje gusanga turavuga ngo hari abigishwa uzakozwe n'intumwa, abigishwa ba Apolo. Pawulo arahaca arababaza ngo ese mwabatijwe uwuhe mwuka? Baramubwira ngo babatijwe umwuka wa Yohana. Yohana yigisha umwuka wo kwihana, ariko bari abavuga ubutumwa nka kuno twavuga ubutumwa, ariko batari bwuzuye umwuka wera, badafite n'amakuru yabo. Ariko ikibazo twe dufite ni kimwe muri kino gihe, nuko tuzayo makuru y'umwuka wera, ariko uwo mwuka ntawe tubwira muri twebwe. Ubundi itorero si rifite abantu benshi, itorero rifite abantu babiri ariko buzuye umwuka wera. Ibyo ni ryo torero
Imana izayishimira. Bibiliya izitubwira ngo Yesu amaze kuja mu ijuru yabwiye abigishwa be arababwira ngo ntabwo mbasize mwenyine, ahubwo nzaboherereza umufasha. Usibye ko Imana na Yesu Kristo n'Umwuka Wera ni umuntu umwe, ariko bose bagiye bakora mu bihe bitandukanye. Umwuka Wera yabanye n'Imana, yabashishije Imana mu kurema isi, kuko Imana yaravuga wa mwuka ukarema. Kristo nawe aze kuva no ku isi, aze gupfa. Bibiliya izibwira ngo Bwana asifiwe. Dusomye muri Luka, muri Luka kuri 22 nimba nimbeshe ku mirongo ya nyuma, hazavuga ngo Yesu ageze mu gashamba k'Igetsemani. Bwana asifiwe. Yesu ageze mu gashamba k'Igetsemani kubera urukundo yari akunda abantu n'icyari cyaramuzanye hano ku isi. Arasenga kugeza aho zapfuye biva amaraso kubera gusa urukundo yarakunda. Ndasaba itagende kuri piano gatoya kubona amacari yagiye hariya kumvuze kuri kamera. Ndije kuri piano gatoya ukomeze umurereho. Narivuze ngo Umwuka Wera Yesu yasezeranye abigishwa be ngo azamuhereza umufasha, ariwo Mwuka Wera. Uwo mwuka niwe uzobana nabo, uwo mwuka niwe uzabigisha. Impamvu twebwe tuzadukorera amakosa mu itorero, tuzatubwirizwa ariko ntabwo tuzatwigisha. Ntabwo tuzatwiga. Yani magambo umuntu azapfa kwija gusa mutuze gusenga bakamamubwira ngo utaravuga ku ndimi ntabwo urakira Umwuka Wera, ntabwo urafata. Ariko Umwuka Wera ni ikintu umuntu yakwigisha umwaka, kubera ko uyu mwuka niwe ugize umukristo wamenye Imana neza. Umukristo wamenye Imana neza ni umukristo wuzuye Umwuka w'Imana. Kuko bizivuga ngo harageze ko abasenga basengera mu mwuka no mu kuri. Uyu mwuka ushobora gusengera mu kuri ubundi. Iyo umuntu rero atuye mu itorero asenga adafite Umwuka we, azaba mu itorero ariko nta mbaraga za kwisi. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu rero abaye mu itorero akaba mu itorero adafite Umwuka Wera, nicyo gihe azananirwa umukoro yahawe. Mpamvu abantu baza bagwanira mu matorero nuko nta Mwuka Wera baba bafite. Naje gusanga ikintu kimwe, jewe umunsi Imana izompamagara ikambwira ngo Fabrice genda usohora itorero, n'umugore wanjye nzomubwira natabyumva abatabizi ndubatse mfite abana 4 nuko twagiriwe neza. Haleluya. Ako kare gaciyemo nuko narivuze ngo iyo umuntu Imana yamuhamagaye, Imana ikamuhamagara neza, uzi ko ari Imana yavuze, ntabwo ugomba kuja gusansibiriza bene wawe. Sohoka basiza, kubera ko umuntu ufite Umwuka w'Imana, Imana izimushigikira haba ku manywa haba mu gitondo. Umwuka w'Imana ukuriho. Bibiliya izibwira Daniyeli umwami Nebukadinezari yarose inzozi, arangije kuzirota ahamagaza abantu bose mu gihugu, azana babandi b'abakonikoni abanyabwenge bari abaganga bose birabayobera bose, ariko batanga itangazo bahereza umwami, baramubwira ngo hari umuntu umwe tuzi kuko arabaho Umwuka w'Imana. Bariyungi mu yandi magambo banasifuye. Iyo umuntu ari Umwuka w'Imana sibona nguzera bose bari hamwe umwanya umwe bahuje umutima buzuzwa Umwuka Wera, Uwiteka. Abantu bari bazati mbese bariya basize, ntabwo basize
Daniyeli yari yuzuye umwuka w'Imana. Iyo umuntu yuzuye umwuka w'Imana nta mahimbaza nta bano bakora jewe ndi perezida w'ikoraje iri iwacu ni na perezida w'urubyiruko bwiza amahimba y'abasore bose abasore n'abaririmbyi niba ari abantu baza bakora ku isi n'abaririmbyi n'abaye perezida y'amakondegiteri n'umucuranzi ariko habuze umucuranzi mu kanisa ryacu iyo adahari nicyo ngengaje kuri piyano narivuze rero umukristo wuzuye umwuka w'Imana ntaza arimba kubwira ngo kora kino ariko iyo umuntu yuzuye umwuka w'Imana uzugenda Pawulo yaranditse ngo urwandiko rusomwa n'abantu bose niba hari ikintu Satani adashobora gukora Satani ntaza yera imbuto ariko Bibiliya zitubwira imbuto z'umwuka wera mu bintu biza biranga umuntu wuzuye umwuka wera ni ukubana n'abantu bose amakuru. Amen. Satani yaririmba yasirimba yabwiriza ariko ikintu atazakora ntabwo azayera imbuto. Satani ntiyo kwera imbuto mukiza kiranga rero Kristo wakishijwe neza na azayera imbuto. Satani ntiyo kwera imbuto tibishoboka kuko icyo giti cy'imbuto ntakakira muri icyo giti cyo kwera imbuto kigwa n'umukristo wuzuye umwuka wera gusa umukristo uzabona yasigaye utazawera imbuto. Ubundi umuntu azayera imbuto mu gihe yahindutse, mu gihe utarahinduka ntabwo uzoshobora guhinduka. Uwo mwuka rero umwuka twamenye umwuka twize Imana tuzi nizi tubashisha guhinduka. Umwuka w'Imana niwo muyobozi w'itorero uzubashisha abarifera kugira ngo babashe kuyobora itorero. Pasiteri hano na bishop na representari itorero sijya itorero ry'umwuka wera. Igihe uzobasha kumvira umwuka wera izi ntabwo uzoziyobora neza zitakunanisha hano kwisitambu ukomeye waba ufite ifaranga udafite umwuka wera uri empty. Waba ufite ibintu byinshi, waba ufite abana beza, waba uzi kuririmba isi yose ikazinyeganyega bakavuga ngo tuzeyijemo ariko udafite umwuka w'Imana muri wowe. Imana ibaragutangiye kujya kwa Sawuli. Sawuli yabaye ku myaka 40 ariko imyaka Imana yamuhaguriye ko ari umuyobozi niyi kubera ikintu atakoze kubera gucungira umwuka wera. Iyo rero udafite umwuka w'Imana muri wowe ushobora bakwita bishop bakakwita vuga ikidegiki Bwana sifa. Wakwita amazina yose aba ku isi bahise kuri we udafite umwuka w'Imana uzugenda uri igikopo baza bakandagira kabuturo bwa Satani kabuturo bw'abadayimoni udafite umwuka w'Imana. Umwuka rero w'Imana utuma tubasha gutandura mbese kumenya observe ikintu ukavuga ngo ikino kintu uyu mwuka n'uzubasha kutumenyesha ikibi n'icyiza. Umuntu rero gusanga pastor ikano kanisha kanica umuntu w'imfura twaza tureka ubukristo utwaza tureka ubukristo bishira hasi. Umuntu w'imfura ashobora gukora icyaha baba bose azakora ibyaha bari imfura. Ubufura bwonyine umuntu agira uretse ubukristo ubufura gusa kuba imfura gusa yonyine gukora icyaha cyo kwiba icyaha niba ari ikintu kigoye ku isi kiza gitandukanye umuntu n'Imana ni icyaha. Uzamubano ku isi udafite presence y'Imana. Ubundi kuba muri presence y'Imana ni ukumva Imana iganira muri wowe. Ubundi iyo dusenga ntabwo tuzadusenga kugira ngo Imana yumve amasengesho yawe, ahubwo dukwiriye gusenga kugera ku rwego Imana yo twebwe tuyumva tukumva presence y'Imana yuko imanutse muri twebwe, nyamara kumanuka muri twebwe bityo Imana izisubiza ubushake bwawe. Imana ntabwo iza amasengesho yacu ahubwo Imana izisubiza ubushake bwawe.
umuntu wonyine n'imfura abashobora gukora icyaha. Abantu bose bakora ibyaha mu muryango w'imfura kuguma imfura. Kanangirize kuri ino jambo. Iyo rero abantu buzi umwuka wera bazaba mwitorero bakagwiza imbaraga, umwuka wera ni uziyobora, umwuka wera ni uzitubwira ibyo dukora, umwuka wera ni uzituganiriza, ni umujenama, ni umuyobozi wa kino gihe cy'itorero. Igitorero rizahamagara, igitorero rizohamagara, umwuka wera n'uzovuma umusuru. Umwuka wera Bwana sifiwe. Umwuka wera namara kudushita kujya ku Mana nawe azosubira n'intebe yiwe kakujya Kristo nawe yatubambiwaga. Kristo amuhereza izina risumba yandi, Imana imuhereza intebe. Umwuka wera rero nawe uzafunga umusoro nituja gushika. Umwuka wera amabwira Imana na Kristo ngo cyane igikorwa canje naje masi ndabisha Imana yicara hari twatwe mu buzima bwo gusa. Kubera ko umwuka ni umuyobozi w'itorero. Nizagirirwa amahirwe nzobabwira itandukaniro ry'itorero n'idini. Ukumva itorero ryacunguwe abandi nuko rero narivuze ngo umwuka wera, akamaro k'umwuka wera, akamaro k'umwuka wera ni umuyobozi, ni umufasha muzokora muri bwo buzima bw'Ukristo. Udafite umwuka wera muzukuri sinzi wahuje. Rero niperutse kuvuga iri iwacu ndababwira ngo abakristo ba kino gihe, abakristo bameze nka GPS ino tuzi ziyobora abantu. Iyo GPS fishira ko wawe ugenda hasi koresha neri iwacu zazigenda. Iyo gusikatize gutya gato utazi wawe uzamuhagarara ugahagarara ugategeza igihe koresha isazi wibuze rero uzabwiwa muri runo rugendo rw'abakristo rero. Iyo udafite umwuka wera uziyoba uzuza muri neza wasanga pasiteri yuzuye umwuka wera ukavuga ngo se pasiteri nawe yabaye ukaja hanze washikayo nawe ugasanga n'umuntu kubera ko muri wowe nta mwuka w'Imana ufite wabayeho kurabika tuzi uri kuja tuzi yo wawuva ariko Kristo watahuye neza